Kadogo. Wenjizo. Yo boss. Ngwinde. We boss. Sha kusigaye warabyimbye bimeze bite? Kose boss wababona yuko nangiye koza ibyo magatangira kumamagara. Yamwetse sha. Ariko ngize no kusigaye nyitaba. Oya boss nibeshye tega nzumbwi. Nakwitabye boss. Urabizi kandi na boss nawe mbona ugira nk'ikintu kimwana. Ibintu mubajije ni ibintu unsubije ryo mubajije biraho. Ajya rumbajije nguki. Amazi. Arimo siro. Ariko rero burya wajya banga imbwa zinguye ivumbi zicara ku meza. Boss ibi ni bibiri nyamubwi. Abantu b'iki gihe nta discipline bagira. Nayo. Umva ko nari gukoma. None agera ngahita mutera ikintu ngo ngizo ngo ngira amahane. Urumva yari discipline afite. Ikibazo. Mugabo ubundi manze nkubaze. Ubu iyo ubyutse muri kino gitondo ukaza wanagura inzugi z'abantu wenda kuzita. Wumva nta sono ufite. Ese ni wowe? Tuvanze nakubwiye iki? Akose utamwanduza mikoro bicara hano wowe. Akose boss. Bano umuntu atarambira. Uyu muntu yarambiranye nge yandambiye. Gihara hanze nicaye narambiwe. Kandi dore n'amasaha aregereje yo guteka nagira gende. Rwose ihute ahubwo wanatinze. Jimmy ihangane ntacyo tuzasubira. Nta kibazo nzakuvugisha uko uzambwira. Sawa kabisa. Yaba yaguhera. Uba wiriye mu ndaya nka wakagiye ngo ujye gukora. Nubwo se ubundi izo ndayo zibiti. Ya mafaranga wampaye ejo sinaraye nyabahaye. Ubwo kumva ko uyu munsi turi bukoresha iki? Abo yashize ahubwo ndebura nka bitana aho ngaho nigire kwigurira. Kwigurira akantu zano yi. Akazi nzaba ngashaka kayo. Nese akazi ni ngoma ngiye mbyukisha mbyuki. Sawa, mukanya ejo nimbyuka nzajya kubashaka. Ubundi nk'iki ninde wakizanye ko? Wowe ahubwo reka nguhe gahunda nziza zibyo. Reka byibuza kwa kabiri. Tuzavugane tubura kuzaba nayabonye. Kwa kabiri nzaza. Jimmy, njyewe ndanabirambiwe ngo numbwira ngo kwa kabiri bayinze ndanigende. Bye.